Shalom, tubahaye ikaze nanone ku isengesho ribohora official. Mwebwe abari hirya no hino batumva muri hano mu gihugu imbere, batumva bari muri East Africa, Burayi, Aziya ndetse na Amerika, hirya no hino muherereye. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza, cyane cyane mwebwe bakoze sabone cyangwa se subscribe hano ku isengesho ribohora official. Mukunda ijambo ry'Imana, mukunda amasengesho, mukunda ibikorwa bicishwa hano ku isengesho ribohora official, mugubwe neza muri byose. Tuje kuganira ijambo ry'Imana, reka turarike umwuka wera aze ku buzima bwawe, hanyuma duhurire mu isi y'umwuka, tumve icyo Imana ivugana natwe turi mu mwuka. Mana, tuje imbere y'amaso yawe, turagushimiye yuko hari abantu uzanye hano ku isengesho ribohora official kugira ngo bumve ijambo ryawe. Buri wese uje hano ku isengesho ribohora official uri kutumva, turasenze kugira ngo umwuka wera mumanukeho, umwuka wera manukire ubugingo bwe, umwuka wera manukire umutima we, umwuka wera manukire ubwenge bwe, umwuka wera amanukire wewe imbere, afungura amatwi yiwe kugira ngo yumve icyo umwuka wawe wera avugana nawe biciye mu ijambo ryawe ry'uno munsi, iryo wateguye mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mu ijambo ryawe ukiza abantu bawe, ubohora ubugingo bw'abantu, ubohora imibiri y'abantu, ubohora imibereho y'abantu mu izina rya Yesu Kristo. Kandi buri muntu wese umucishe mu nzira akwiriye kunyuramo, muhabwe icyubahiro, ni mu izina rya Yesu mba amazina yose. Amen, amen. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, tuje kuganira aho duherukira hano. Twavuze ngo ntuzigere ukora ikosa ryo kwibaza ku nzira z'Imana izacamo igutabara. Uyu munsi n'ubundi tugiye kuvuga ko buri muntu wese afite inzira y'umugisha we itandukanye n'iy'uwundi. Kabone naho mwaba muvukana, ukaba uvuka mu rugo muri abantu 10, 3, 4, 5, buri wese Imana yamugeneye, yamuharuriye inzira ye agomba kuzanyuramo kugeza avuye muri ubuzima bwa hano mu isi, kugeza imyaka yo kubaho kwiwe yateganyirijwe muri ubuzima irangiye. Bivuga ngo rero imbere yawe hari inzira cyangwa se hari umuhanda ugomba kunyuramo ukugeza kuri destination yawe. Noneho rero uwo muhanda ariyo nisi nzira. Iyi mihanda ishobora kuba ari myinshi, inzira zishobora kuba nyinshi, ushobora kuzacishwamo ugera ku Imana yakuvuzeho. Igihari muri uyu muhanda cyangwa muri iyi nzira, muri iyo nzira yawe, Satani ashobora gukora uburyo bwose akakudeviya, akagukura mu nzira igana muri destination yawe. Ashobora cyangwa se gufata ubundi buryo inzira yawe akayishyiramo umwijima mwinshi, akayisukamo ibyago n'amakuba menshi kugira ngo akunanize kugera kuri destination yawe. Sawa, nta kindi usabwa rero wowe uri kunyumva. Icyo ubusabwa wowe nuko ubusabwa kugaruka kwa ya Mana yakuremye ikakuzana ku isi. Duhora uzirikana yuko waremwe n'Imana, uzanwa n'Imana hano mu isi. Ntabwo ubayeho kubw'imbabazi abantu bakugirira, ntabwo ubayeho kubw'imbabazi z'abarozi cyangwa za Satani abagufitiye cyangwa impuhwe abagufitiye. Ubayeho kubwo ubushake bw'Imana, ubayeho kuko Imana yavuze ngo baho. Kuko rero Imana yavuze ngo baho, iyo niyo ifite itangiriro ryo kubaho kwawe, ni nayo ifite iherezo ryo kubaho kwawe. Niba rero umaze gusobanukirwa ko Imana ifite itangiriro ryo kubaho kwawe ndetse ari nayo ifite iherezo ryo kubaho kwawe, ni ngombwa ko mu bibazo byose wahura nabyo, mu ntambara zose wacamo muri ubu buzima bwa hano mu isi, mu bibazo byose wahura nabyo muri imibereho ya hano mu isi, ushobora kuba uri guhura n'ibibazo bitandukanye mu kazi,
mu kazi kawe ariho uri guhura n'ibibazo bigukomereye. Ushobora kuba uri guhura n'ibibazo bishobora gusenya destiny yawe. Mu gice cy'urushako ariho uri kuhangana n'ibibazo. None mu rushako rwawe, inzira y'urushako rwawe Satani yayinjiyemo akayishyira mu mwijima. Ushobora kuba uri guhura n'ibibazo atari mu rushako, ahubwo ari mu myigire yawe, cyangwa se muri education yawe yo muri ubuzima bwa hano mu isi ariho hari ikibazo. Ushobora kuba uri kunkurikirana sante yawe, nino mubiri wawe muri ubu buzima, nuvuga ngo umubiri wawe arimo uracishwa mu bihe bikomeye, indwara z'uruhererekane cyangwa se ziza zisimburana ku mubiri wawe. Icyo ari cyo kibazo ufite mu ruhande rw'umubiri wawe. Ushobora kuba uri kunyumva wowe udafite icyo kibazo, ahubwo hari uwundi ufite ikibazo kijyanye urubyaro rwiwe ariko rurimo ruracishwa mu bihe bikomeye, cyangwa se uburyo bwo kororoka kwawe wowe bwarahagaritswe, Satani yarabwitambitse kugira ngo yonone destination yawe kubijyanye no kororoka kwawe. Ushobora kuba uri kunyumva urimo uracishwa mu bihe bya ekonomi, igice cy'ubukungu bwawe arico Satani yindiriye afunga yonone inzira zose zijyanye n'igice cy'ubukungu bwawe. Ubundi ugasanga Satani yononnye inzira zijyanye n'amagara ye. Ubundi ugasanga Satani yononnye inzira zijyanye na shughuli ziwe za buri munsi n'ibikorwa byiwe bya hano mu isi. Satani agenda byitambika inzira zabyo yarazinjiriye. Ushobora kuba uri kunyumva unteza amatwi, wowe noneho sasa mu mwanya wawe, muri destination yawe, mu muhamagaro wawe ariho hari ikibazo, cyangwa muri domaine yawe uri murayihuriramo n'ibibazo, uri murayihuriramo n'intambara zikomeye. Uri umwubatsi, uri umwarimu, uri umuganga, muri iyo domaine yawe uri murahahurira n'intambara, uri murahahurira n'ibitero. Satani yakugabye igitero cyo kugira ngo muri domaine yawe akurwanye. Ushobora kuba uri muranteza amatwi, iyo domaine yawe ari gisirikare, muri icyo gisirikare cyawe ari murarwana n'intambara kugira ngo utava ku rwego ujye ku rundi. Ushobora kuba uri muranyumva unteza amatwi muri domaine yawe y'ubuyobozi, mu bya politike, cyangwa se mu buyobozi bw'ikintu icyo ari cyo cyose wahamagariwemo cyangwa se Imana yagushyizemo. Ariho urahura n'ibiki, urimo urahura na changamoto katika uongozi wako. Ngutumweho kano kanya ngira nkubwire ngo umunsi waremwaga Imana yari izi kuzaba umuganga, Imana yari izi kuzaba umwubatsi, Imana yari izi ko uri umuhinzi, Imana yari izi kuzaba umwarimu, Imana yari izi kuzaba umusirikare, Imana yari izi kuzaba umupolisi, Imana yari izi kuzaba umushumba, umupasiteri, Imana yari izi kuzaba umuhano. Imana yari umunsi waremwaga, Imana yari izi icyo ugomba gukora. Umunsi waremwaga Imana yari izi yuko wowe uzaba umucuruzi, ucuruza imyenda, yari bizi kuzaba umucuruzi, ucuruza imyaka, yari bizi kuzaba umucuruzi, ucuruza alimentation, yari bizi kuzaba umucuruzi, ko uzaba umucuruzi ucuruza imitako, yari bizi kuzaba umucuruzi ucuruza ibintu by'abageni, yari bizi kuzaba umucuruzi uvana ibintu hanze, utumiza ibintu hanze, ukaza ukaranguza icyo uri gukora cyose. Umunsi waremwaga Imana yari izi kuzagikora. Noneho birashoboka rero ukaba unteza amatwi ugeze ahantu ubona inzira z'icyo wakoraga Satani yazitambitse, abadayimoni bazinjiyemo, none ukaba ubona nta nzira. Je kukubwira ngo garuka ku Mana umuremyi wakuzanye ku isi. Kuki abantu muhura n'ibibazo mudafitiye igisubizo ntimugaruke kuyabaremye ikabazana mu isi? Ese wariremye? Ese wizanye mu isi? Hari uwakuzanye mu isi, hari umunsi yakuremaga, umunsi yakuza na mbere yuko akuzana ku isi. Mbere yuko akuzana ku isi yari yaragennye ngo uzavukira mu muryango n'uyu uzatangira hana ugarukira ahangaha. Iyi Imana iremye umuntu niyo ibasha gushyiraho itangiriro ry'umuntu igashyiraho n'iherezo ry'umuntu. Ibiza ubuzima bwawe bwose, unteza amatwi, izi ejo hawe, izi mu myaka 10 iri imbere yawe uko uzaba umerewe, izi muri 30, izi n'umunsi ndetse naho
neza izi naho uzapfira. Iyi Mana izi umunsi uzavira muri ubuzima, umunsi uzapfira irawuzi n'isaha n'itariki. So nuvuga ngo rero sasa iyo nzira rero yo muri ubuzima bwa none no mubereho ya none, iyo ushaka kugira ngo iyo ushatse kubaho uko wowe ushaka, yego rimwe na rimwe Imana iduha umudendezo kugira ngo tuyisabe ibyo dushaka, ariko ni byiza kubaho mu buzima buhuye n'ibyo Imana yateganyije mu buzima bwawe. Imana ntabwo yigeze iteganya kubaho nabi. Utazanibeshya ngo wishuke ujye utinya gukora isengesho rivuga ngo Mana ubushake bwawe bwuzuze mu buzima bwanjye. No, rwose ukoze iryo sengesho ukoze isengesho ryiza, kuko ubushake bw'Imana ku buzima bwawe nuko wishima nuko unezerwa. Ijambo ryambwira ngo ni mwishime iteka. Nuvuga ngo ibyo Imana ikutekerezaho ni byiza gusa. Ijambo ryambwira ngo ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ibyo Imana igambirira mu myaka 10 iri imbere yawe, ibyo kugambiriraho hejuru, ibyo kugambiriraho muri uyu mwaka n'umwaka ugiye kuza, ni byiza gusa. So yigirire cyizere rero, igihe uzajya ubona biba byagucanze, ibuka ko Imana ari ifite inzira z'ubuzima bwawe, ibuka ko Imana ari ifite inzira z'imibereho yawe. Wibuke yuko mu ruhande rwayo ibasha gukrea n'inzira aho itari. Imana ishobora kurema, yani Mungu anaweza kutengeneza njia mahali pasipo na njia kwa maisha yako. Imana ishobora guca inzira ahatari inzira mu buzima bwawe. Imana ishobora guca inzira ugasohoka mu kibazo ubona kikuri imbere. Imana ishobora guca inzira ikuvana ku cyiciro wifuza kuvaho ukajya no ku kindi cyiciro wumva umutima wawe ukeneye kububarizwamo cy'imibereho. Nuvuga ngo rero niba wizera ko Imana ibasha guca inzira, igihe wageze ahantu ukabona inzira zasibwe, bijya bibaho ko Satani asiba inzira. Iyo utabaye maso, Satani akorera mu bantu be, agakorera mu bakozi be, abantu bakaguhagurukira mu isi y'umwuka, ukaba wahagurukirwa n'ibindi biremwa, ugahagurukirwa n'ibiremwa utareba, ugahagurukirwa n'ibiremwa utazi, biremwa utazi bikakugendaho. Wajya mu kazi ukagenda hari ikiremwa cy'umwuka kikuriho kigamije kurwanya ubuzima bwawe. Wajya gucuruza ugasanga urabyutse uragiye, ikiremwa cy'umwuka kikugenzeho, wicaye mu iduka ryawe ugategereza abantu ukababura, ugategereza abakiriya ukababura. Wahaguruka ukajya kudepoza, muri icyo gihe ugiye kudepoza ugiye gusaba akazi, ugahagurukana n'ikiremwa cy'umwijima kikakugendaho, ukaba wanakora ikizamu gatsinda ariko ntuhamagarwa abandi, wowe ukagira ngo ikibazo ni ikibazo cyawe wasabye akazi, kandi ikibazo giherereye kuri wowe. Hari ikiremwa kikuriho kigamije kwica inzira zawe, kigamije konona inzira zawe, kidashaka kukuvaho. Icyo utabona, hari ikiremwa mu isi y'umwuka gishobora kugenda mu isi y'umwuka, ushobora kugendwaho n'umwuka wapfuye, ugahaguruka ukagenda utazi ku mwuka wapfuye cye ukugendaho, umwuka w'umuntu wapfuye ukugendaho, umuzimu kugendaho, cyangwa se marayika w'umwijima akugendaho, cyangwa se n'abantu bariho kano kanya, umuntu uriho kano kanya akakugendaho, ukajya kudepoza mu butware yahawe wa muntu mu giti cya Satani. Wagira gute? Agahita yinjira muri hahandi wa depoje, akabatera kukwanga, akabatera kukurimita, kukwigizayo. Wowe ukabuzi ngo ikibazo ni hahandi wagiye kudepoza, kandi ikibazo kiri kuri we, hari ikiremwa kikugenda cyatumwe kugira ngo cyonone inzira z'ubuzima bwawe. Natangiye nkubwira ngo iyi Imana iremye umuntu nk'uko yamaze gutegura, bikaba bizwi yuko umwana avukira amezi 9. Hakaba hari igihe kigera umwana akaseka, umwana agatangira gukambakamba, umwana agatangira kugenda, umwana akavuga, umwana igihe kikagera agashyirwa mu ishuri. Tukaba tuzi imyaka umwana atangiriramo mu wa mbere, yasorezamo primaire, secondaire, université, mbega bikaba bizwi. Uko niko Imana iba yagikereye ibintu byayo ikabishyira ku murongo,
imbere y'ubuzima bwawe. Noneho sasa niki kiri kujya, niki rero kibaho kuri bamwe mutaramenya kuri bamwe bataba mu buzima busabana n'Imana, busenga Imana ngo bayambaze bigishoboka kwibonwa. Ijambo ry'Imana ngo iravuga ngo muyambaze bigishoboka kubonwa. No kuvuga ngo ushobora kugendwaho n'icyo kiremwa kikakubuza umutekano, kikakubuza amahoro, kuko cyo kiba kigamije kugira ngo cyice inzira z'ubuzima bwawe cyangwa kidindize ubuzima bwawe ibyagenwe muri ya myaka runaka abandi bagomba kuba bafite, cyangwa se wakagombye kuba ufite bya bindi wari warateganyirijwe kubona muri ya myaka runaka. Cya kiremwa cy'umwijima cyakwinjira ugasanga kirakudindisha. Umwana tuzi ko hari imyaka bagomba kuvugira, imyaka bagomba kugendera, ugasanga umwana akubise nk'imyaka 3 ataragenda. Ubwo nuvuga ngo menya ni kiremwa cy'umwijima cinjiriye ubuzima bwa wa mwana, cyatangiye kudevia destination y'uwo mwana no kugira ngo kimudindize, kimukerereze. Ubundi umuntu abikaba bizwi yuko nibura umwana wize neza ashobora kurangiza primaire afite imyaka 12, yaba atarigeze asibira karangiza secondaire afite imyaka 18, ukaba warangiza wakomeje kwiga kiga neza ugasanga arangije university afite wenda nka 20 ningahe 20 niba nibiri ni 3 gutyo. So nukuvuga ngo cyangwa se gutyo umuntu mbega inzira ye yabaye nziza, inzira yiwe yaharuwe, inzira yiwe atahuriyemo n'amananiza. Hari imyaka iba yaragenwe tuba tuzi ngo muri iyi myaka uyu muntu agomba kuba ageze ahangaha, agomba kuba ageze kuri ibi. Niki rero abana b'umwijima bakora? Mu bana b'umwijima rero bashobora kwinjira mu nzira zawe bakakunaniza. Inzira y'amashuri yawe bakayangiza, inzira nuvuga ngo inzira y'urushako niba ugeze mu gihe cyo gushaka bakagenda bakudevye, ugasanga ushatse imbura gihe kugira ngo nyine mu masaziro yawe niba bishoboka uzasazana umuruho cyangwa se uzagere ku ndunduro y'ubuzima bwawe. Imyaka yawe yose yarabaye y'uburushyi, imyaka yawe yarabaye warahushije umugambi w'Imana, warahushije destination yawe. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mbere yuko nkomeza. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu, dusome mu gitabo cya Yobu, mu gitabo cya Yobu igice cya 19 n'umurongo wa 8. Yo 19:8 aravuga ngo inzira yanjye yarayishe bituma ntabasha guhita, kandi inzira zanjye zakwijwemo umwijima. Urumva hano Yobu kuntu atwigisha, aravuga ngo inzira yanjye yarayishe bituma ntabasha guhita, kandi inzira yanjye yazikwijemo umwijima. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, uyu ni Yobu. Aravuze ngo inzira yanjye yarayishe. Kumbe inzira y'imibereho yawe, inzira y'ubuzima bwawe Satani ashobora kuyica, isi y'umwuka yayica, isi y'umwijima yayonona. Akomeza akavuga ngo ndetse n'inzira zanjye, kwa kundi natangiye mbabwira ngo umuntu ashobora kugira inzira nyinshi Imana igomba gucamo, cyangwa inzira nyinshi ziherereyemo umugisha we. Imbere yawe ushobora kugira inzira nyinshi ziherereyemo umugisha wawe. None rero hano atangira tubwira ngo kandi inzira zanjye yazikwijemo iki? Umwijima. Nuvuga ngo urajya guca hariya ukabona umwijima, wajya guca hariya ukabona umwijima, watekereza iki ngo nkore iki ukabona umwijima, wakubita iburyo ukabona umwijima, wakubita ibumoso ukabona umwijima. Nibyo hano uyu muntu w'Imana yagaragazaga ngo inzira zanjye inzira yanjye yarayishe ngo bituma ntabasha guhita. Nuvuga ngo birashoboka buneza amatwi ubona ko nawe inzira y'imibereho yawe n'ubuzima bwawe Satani yarayishe udashobora guhita. Ibuka ko muri Yesaya 55 kuva ku murongo wa 7 yatangira avuga ngo inzira zayo ziruta izacu, inzira zawe wowe wibwira inzira zawe ziruta izo ijima, ziruta inzira zawe izo wibwira
inzira wowe wibwira ubwawe cyangwa se inzira yawe bwite wowe ubwawe iri hasi y'inzira Imana yateganyije mu buzima bwawe. Niyo mpamvu igihe ubonye inzira zawe zishwe, nkuko yo batangira tubwira ngo inzira yanjye yarayishe, ngo bituma ntabasha guhita, arongera aravuga ngo kandi inzira zanjye zose yazikwijemo iki? Umwijima. Noneho rero muri iri jambo muri Yesaya 55, muri Yesaya 55 Imana nayo itangira itwereka ko ifite inzira nyinshi ziruta izacu. Ifite inzira nyinshi ziruta izacu. Gatangirwa ngo erega nzi ibyo nibwira si ibyo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye. Niko Uwiteka avuga. Urumva, inzira zawe si zimwe n'iz'Imana. Ibyo wibwira, erega ibyo nibwira si ibyo mwibwira. Ikonekite n'ibyo Imana yibwira nk'uko ubushize twabivuze. Kabiri, ihuze n'inzira z'Imana. Inzira zawe Satani ashobora kuzica, cyangwa inzira yawe Satani ashobora kwica. Inzira uboneramo ikigutunga, inzira uboneramo imibereho, inzira uboneramo ibyo ukeneye, Satani ashobora kwica iyo nzira. Ndetse waba ufite n'izindi nzira nyinshi, akaba yazikwizamo umwijima. Muri wa mwijima noneho ntuba ukibona imbere. Ariko hano Imana iracyakubwira ngo erega ibyo nibwira si ibyo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye. Niko Uwiteka avuga. Niba rero Uwiteka akubwira ko inzira yawe atari yo yawe, shaka Imana mu gihe nk'iki. Muri yo baravuga ngo iyaba ari njye mba nshatse Imana. Ni ryari ukeneye Imana mu buzima bwawe? Ni ryari ukeneye kuyishaka? Ni muri cya gihe nyine ugezeho usanga inzira zawe zishwe, ntaho kunyura ahari. Urashaka kubaka urugo mu mutima wawe, ariko nta nzira uri kubona yo kubaka urwo rugo. Icyo nicyo gihe cyo gushaka Imana kugira ngo urwo rugo rwubakwe. Urashaka kuzamuka ngo uve mu ntera ujye ku cyiciro, ujye ku kindi cy'imibereho, ariko washakisha inzira ikuvana kuri urwo rwego ntuyibone. Icyo nicyo gihe uba ukeneye gushaka Imana kugira ngo izane inzira yayo mu buzima bwawe, mu mibereho yawe. Urashaka gukira indwara, ariko abaganga barananiwe, imiti waranyoye, warivuje, hirya byaranze. Icyo nicyo gihe uba ugomba gushaka Imana, ugashaka inzira y'Imana, yo wahuriramo n'Imana ikagukiza, ikagutandukanya n'ubwo burwayi. Nje kukubwira ngo Imana ifite inzira yo kugukiza mu ubwo burwayi. Imana ifite inzira yo guhindura ubuzima bwawe. Imana ifite inzira yanyuramo igahindura amateka yawe. Imana ifite inzira yanyuramo ikagorora ibyo bigoramye. Imana ifite inzira yanyuramo urwo rugo rwawe ikarutunganya. Imana ifite inzira yanyuramo ikagukura mu musiribateri. Imana ifite inzira yanyuramo ikaguhindura ugatandukana n'izo kamere zakunaniye, ugatandukana n'imbaraga z'ibyaha. Icy'ingenzi ni ukuyemerera. Wowe yemerere, tera intambwe uyemerere. Noneho kandi ufite umutima umwe, ntugire imitima ibiri. Hari abantu ijambo ry'Imana rivuga ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo ikamba kure. Gerageza umutima wawe ube imbere y'Imana. Wibunzabunza umutima, wizerereza umutima. Hari abantu muzerereza umutima, mukazerereza umutima musenga. Hari abantu bazerereza umutima ndetse baba imbere y'Imana, ariko Imana ikeneye kutazerereza umutima, ahubwo umutima wawe buturize imbere y'Uwiteka, ubwenge bwawe buturize imbere y'Uwiteka. Hanyuma ukamuhamagara umutabaza, utegereje igihe umuseke ugomba kugutambikira mu izina rya Yesu. Nkubwire nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, tureba uriya mugabo wari umaze imyaka 38 aba ku kidendezi cy'Betisida rwaye, myaka 38 y'uburwayi. Narababwiye ngo mwisi y'umwuka bajya bakatira abantu mu gice cy'umwuka barakata rwose. Imanza zirashingwa, zamara gushingwa mwisi y'abadayimoni, mwisi y'abarozi. Barozi bakagucira urubanza, bakagukatira, bakavuga bati uyu ntazashaka.
niho uzajya kubona ukabona umuntu apfuye adashatse. Ntabwo biba byaranditswe n'Imana, n'abana b'abantu. Niho uzajya kubona mu isi ya kirozi bashaka kugukatira akavuga ngo uyu nguyu nabyara azajya abyara abana bafite ubumuga, bamugaye. Wabyara ugasanga ubyaye abana batuzuye. Ibyo ni ibikorwa bya kirozi, n'ibikorwa bya Satani biba byavuye mu isi y'umwuka. Iyo rero uri umuntu wamenye Imana, ukaba umunyamwuka mu ruhande rw'Imana, ushobora gusenga ibyo byose bikavaho, ushobora gusenga ibyo byose bigahinduka. Iyo ugarutse imbere y'Imana hanyuma ugashaka inzira y'Imana yo kubyara urubyaro ruzima, abana bazima, Imana irabikora. Mu isi y'umwuka bashaka kugukatira akavuga ngo uyu ntazigera abyara mu buzima. Inda yawe bakaza bagashyiraho ingufuri, matrix igafungwa, bakazamura umuzimu, bakazamura amajini, imyuka ikaza ikaboroka inda yawe ibyara, cyangwa se ikaboroka umugabo ikamutwara ubushobozi bwo gutera inda. Ariko iyo wagarutse ku Mana ukabwira Imana uti Mana undema, ntabwo wandemye ntafite ubuzima buzima, wandemanye ubushobozi bwo gusama, undemana ubushobozi bwo gutera inda. Niba uri umugabo, garura ubushobozi bwanjye Satani yishe, kuko ijambo ryavuze ngo inzira zanjye yarazishe, ngo bituma ntabona aho guca, bituma ntabasha guhita. Satani yagushyiraho bariyeri aravuga ngo uyu ntazahita, mu bazabyara uyu ntazabyara. Yagushyiraho imipaka aravuga ngo oya, uyu mu bagomba kugira amagara mazima, ntabwo uyu ntazagira amagara mazima, azahorana uburwayi. Hanyuma bituma muri icyo gice udashobora guhita. Ndasenze kugira ngo imbaraga z'Imana zimanuke imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, ziharure inzira, zikure bariyeri y'abadayimoni ku buzima bwawe. Inzira yo kubyara iboneke ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Inzira yo kuva kuri urwo rwego ujya ku rundi iboneke, iharurwe imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Kuko Satani mu isi y'abadayimoni, mu isi y'abarozi, bashobora kuvuga ngo uyu tumukubitishije uburwayi buzamutwara iteka ryose. Nkuko tubona uriya we yari afite uburwayi bw'imyaka 38, we bashaka kugukatira akavuga ngo uyu reka tumukubite kanseri izamutwarira, izamukura mu buzima. Ugasanga ukubiswe kanseri ya kirozi, urozwe kanseri ya kirozi, urozwe diabete ya kirozi. Mu isi y'umwuka bakaba bagukubitisha diabete ya kirozi, ugasanga barayikuzirikishije, ndetse bamaze no gushyiraho imbibi n'imipaka, ndetse n'amasinyatire yarashimwe ko ariyo izagira gute, izakuvana muri ubu buzima. Ndabihinyuza mu izina rya Yesu. Wowe neza amatwi, niba ufite diabete yaje igashyirwa mu mubiri wawe, y'inkorano ikozwe n'abadayimoni, bakayindiza mu mubiri wawe usinziriye, bakayindiza mu mubiri wawe ushyizweyo, ndatura ngo igusokemo mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo ikuvemo. Wowe icyo usabwa, hagarara mu nzira z'Imana, shaka Imana, wihuze n'inzira z'Imana. Wibuke ko Imana yacu ihura n'abantu bayo biciye mu kwizera, mu gukiranuka no mu gusenga. Ni ibintu bitatu usabwa, ibintu bitatu usabwa kwiyubakamo ku bibi na bwiza. Niba ushaka kubona Imana ikora mu buzima bwawe, niba ushaka kubona Imana ihindura ibintu wifuzwa na byananiye abo mu isi kugira ngo babihindureho, bagire icyo babikoraho, ukaba ushaka ko hari icyo Imana ikora mu buzima bwawe, usabwa ibintu bitatu. Urasabwa kwizera, gukiranuka no gusenga. Ibintu bitatu. Uraza guhura n'Imana, uraza kubona Imana igenderera ubuzima bwawe, uraza kubona Imana igenderera imibereho yawe, uraza kubona Imana igenderera business yawe. Niba ikibazo ari business, uraza kubona Imana ikugenderera muri icyo gice cya business. Niba ikibazo ari santa, ari umubiri umeze nabi, urwaye, uraza kubona Imana nk'umudokiteri uri hejuru y'abadokiteri bose, ikora muri izo nyama z'uwo mubiri wawe. Niba ikibazo ufite ari urubyaro, uraza kubona Imana izibura inda yawe, nk'uko yazibuye ya Rasheli, nk'uko yazibuye ya Ana. Uraza kubona nawe izibura inda yawe usame. Niba ikibazo ari ubusiribateri, uraza kubona Imana ica imigozi y'ubusiribateri, uve mu rwego rw'igisiribateri nawe ubake nk'uko ubishaka. Niba ikibazo ari imbaraga z'ibyaha zakwizingiyeho, urumva ushaka gukizwa neza ariko byaranze,
uva mu cyaha ujya mu kindi, ariko uracyafite ka gatima ko kuvuga ngo Mana ndumva nshaka guhinduka rwose nkaba umuntu mwiza. Imana iraza guhura nawe mu kwizera, iraguhindura mu izina rya Yesu, iragufasha guhinduka, iraza guhura nawe, iragufasha bitandukana n'imbaraga z'idini. Wikwizirika idini. Hari abantu biziritse idini ritagize icyo ribahinduraho. Ntabwo idini ryaguhindura, ntabwo ryakwica kamere muri wowe, ntabwo ryahindura imibereho yawe, ntabwo ryakuvana ku rwego ngo rikujyane ku rindi, igihe wiziritse ku idini utiziritse kuri Kristo. Yesu wenyine niwe ufite ubushobozi bwo kugira icyo akora ku buzima bwawe kandi kigakoreka. Nawe wumvugane nawe rero, hari inzira Imana yateganyije iri imbere yawe. Nuyegera, igihe utabonaga inzira muri wowe, ndajya nkumenyeshe ko hari iyindi nzira Imana yabitse utazi. Ijambo rirambwira ngo impumyi nzazicisha mu tuyira zitigeze zimenya, cyangwa se mu nzira ngo zitigeze zimenya. Umva 5:7-14 Yesaya ukuntu havuga. Haranditswe ngo kandi azavuga ati nimutumburure mutunganye inzira, mukure ibisitaza mu nzira y'ubwoko bwanjye. Urumva iyo nuramuka ushatse Imana, nushaka Imana, twatangira mu ijambo rivuga ngo inzira zanjye yarazishe, ngo bituma ntaho guca hahari, ntaho kunyura hahari, ngo ndetse n'inzira zanjye yazikwijemo umwijima. Ariko hano ijambo riravuze ngo kandi azavuga ati nimutumburure mutunganye inzira, mukure ibisitaza mu nzira y'ubwoko bwanjye. Nushaka Imana, uyu munsi irarekura itangazo, iravugana n'abazimu, iravugana n'abadayimoni bishe inzira zawe, iravugana n'imyuka y'abarozi bishe inzira zawe, iravugana n'ubwami bw'umwijima bwishe inzira zawe. Nivugana nabwira ngo muve imbere y'umukozi wanjye, muve imbere y'umwana wanjye, muhunge iraba mutunganye inzira ze, mukora ibyo bisitaza mwamushyize imbere mu izina rya Yesu. Reka dusoreze muri iri jambo, ndagusengera kano kanya mu izina rya Yesu kugira ngo marayika w'umwami Imana amanuke mu buzima bwawe, akure ibisitaza biri mu nzira y'umugisha wawe mu izina rya Yesu. Ayo mahwa, ibyo biruhanya, ibyo bigusha, ibyo Satani yagiye akereya mu buzima bwawe n'ubwanjye, izo nyatsi Satani yohereje mu buzima bwawe, iyo myuka y'icyangiro, myuka y'igisuzuguriro, myuka yo gupingwa, yo kutemerwa, ndayitwika nive mu nzira zawe mu izina rya Yesu. Myuka y'abapfumu, myuka y'abarozi, myuka y'abadayimoni, mbaraga z'umwijima zatumwe kwica inzira yawe, izindi zigakwiza umwijima mu nzira zawe. Kano kanya imbere hawe ntacyo habona, kano kanya urabona umwijima. Ntumye marayika ngo akubere umucyo mu buzima bwawe, izina rya Yesu. Ntumye marayika ngo akubere umucyo mu buzima bwawe. Imbaraga z'Imana zururuke gusenya buri kimwe cyose kitambitse mu nzira y'urushako rwawe, y'urubyaro rwawe, y'akazi kawe, y'umuhamagaro wawe, y'agakiza kawe. Izina rya Yesu risumba amazina yose, ikiganza cy'Imana, ukuboko k'Uwiteka, imbaraga zisumba byose zikwiyereke, imbaraga zishobora byose zihure nawe. Imbere yawe haharurwa inzira utatekerezaga. Izina rya Yesu ndakwatura ngo imbere yawe haharurwa inzira utatekerezaga. Mu izina rya Yesu ndakwatura ngo imbere yawe haharurwa inzira itunguranye, ucamo uva muri icyo kibazo, ucamo winjira amasezerano y'Imana, ucamo uhura n'imbaraga z'Imana, ucamo uhura n'ibitangaza by'Uwiteka Imana umuremyi wakuzanye ku isi. Urakoze Mwami, turagushimiye ko wumvise gusenga, turagushimiye ko abantu bawe ubahuje n'inzira zawe. Ndasenze rero kugira ngo buri wese wari wacishijwe mu nzira wari watanishijwe inzira, arimo aracishwa mu nzira zitarize, arimo aracishwa mu nzira z'imiruho, imihangayiko, ibibazo, ingorane, gucika intege, gucogora, izibyaha n'izindi zose uyu muntu mutandukanye n'izo nzira mu izina rya Yesu yari yatanishijwemo, agaruke mu nzira yawe. Urakoze Mwami, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro kubw'aba bene data bumvaga ijambo ryawe. Izina ryo rihabwe icyubahiro, izina ryo rishyirwe hejuru ibihe byose bidashira, mu izina rya Yesu mu mazina yose. Amen, amen. Mana iguha umugisha wewe watumvaga, Uwiteka akomeze aguharure inzira mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nawe
ukomeze kugendera mu nzira z'Imana. Nyine twabonye yuko inzira eshatu ni ugukiranuka, ni ukwizera, no gusenga. Izo nzira nuzikwamiramo uraza kubonamo ibitangaza by'Imana. Nuzigenderamo simvuze ngo ntuzikwamiremo, ahubwo uzigenderemo, nuzigumamo uraza guhura n'ukuboko kw'Imana. Imana iraza gushyiraho itegeko ry'iki cyanditswe, bivuze ngo izavuga ngo nimutumburure mutunganye inzira mukuri bisitaza mu nzira y'ubwoko bwanjye. Imana iraza kugutumaho marayika, kandi hari abitumyeho marayika kugira ngo abamarayika babatunganyirize inzira zari zarangijwe. Ndi kumva mu mwuka hari abantu Imana itunganyirije inzira ikoresheje marayika wayo. Habwa umugisha n'Imana, girirwa neza n'Imana, ukuboko kw'Imana kukwiyereke muri byose. Hanyuma ntugende udakoze subscribe niba bwari ubwa mbere waruje hano ku isengesho ribohora official. Mugira amahoro ya Kristo.